ibiki koko bikura mana yanjye Manjye ni ibiki koko mana babyeyi badusige nari koko na mushiki wanjye nabigende gutya nanjye ni ibiki koko mana ko tugusenga musenga mwe nijoro ibi ni ibiki ihangane Unza gute koko Unza gute koko Mana wumva gusenga kwacu ibi ni ibiki koko kiwemeye ko bimbaho ababyeyi badusigaye nawe bigende gutya koko Baya basi icara Narumva kunyuba ko ndi musaza wawe koko urinde sinago ntabwo nzi koko musaza wawe ndeka urinde koko jugunye undi nje koko ko nwirirwa musenga koko mango nijoro ibi ni ibiki nase uko ndeba gutyo ndaguza urinde ndabigenza gute ababyeyi badusigaye nawe umbere gutyo koko nta n'udufaranga natwo ndeko nakujyana wenda kwa muganga n'amafaranga nshaka asihangane nese urumva uri gutekereza iki gutekereza se n'ibiki se basi tuza nese urabona unzi ntabwo nkuzi wae ushaka kunyiba Bas ceceka Mana ibi ni ibiki koko Tuza ndi kumwe nawe turi kumwe Tuza basi tuza ababyeyi bacu baruhuke mu mahoro ubwo ntabwo bishimye Mana koko tuza ariko nako navuga basi ngo ndebe ko namujyana mu bitaro turemba ari cyo bakora abapasiteri se basi burara ikintu bakora Kakahungu unamujyana se kumukara nakora iki wasinde uranyibutse nasurinda wibuka se ndakuzi ndewe musaza wawe ibyo se ntabwo pezi ndewe nanjye koko basi reka nze mwereke tujyane kwa muganga mbona bivuga urashaka kunyiba oya umva kamujyane kwa muganga urumva biribuza kugenda neza sibyo ababyeyi bacu bari ntabwo bari kuruhuka mu mahoro bareba ukuntu umeze none nahisigaranye none nawe ni gutya koko basi yasinziriye koko sinzira basinzira subuna namujyana basenga ubushobozi bwo kwa muganga ntabwo
ase muzanira amazi reka muzanira amazi kamuzanira amazi tuza mu hamwe kamuzanira amazi tuza ndabona umuryango w'amakuza hano ndabona bimeze neza kabisa nta kibazo. Ibintu tuba twarateguye akana we uriya urabona nayo imaze igihe nshaka urabona iyi mbuga uribuka cya gihe ya mapave yari amaze kugenda hamwe namwe hagati agenda ashinguka ariko urabona iyi mbuga ni nshyashya urabona amarangi yose ni mashya yego kabisa nashoyemo amafaranga tuba twarateguye twebwe tuba twarakoze kera uribuka ka kazu kari gatuye hepfo hano yego ka kazu kari kubatse hano wa mugabo burya naramuguriye do reba iyi nzu niyo nzamuyemo vuba nta kibazo twebwe amafaranga turahafite ndabona rwose nta kibazo twakoze kera nubwo mubona dushaje twaravunitse ubu turi mu nyungu mwebwe mwarateguye kera kandi n'igerega kiba gishize mukora kiba gihagije kuba byose mbona abantu bimeze neza kabisa ariko buriya twe twakoreye muri kondisigo utumva wa mwana we mubona mubyuka mugasanga ibintu byose byateguye neza dufite ubuyobozi bwiza igihugu cyacu gifavoriza urubyiruko nkamwe yego reba nka kariya ka business utangiye ejo bundi wumvise ngo urimo uragenda wagura imbago ni gake noneho muri no minsi nabonye birimo biragenda biza nabonye uko biri rwose hari akarimo karagenda kazamo nanjye mu minsi iza nshobora kuzaba mbona hari ikizima ndi kubona muto mujye mutwegera mutwigere ku birenge byacu ibirenge by'ababanjirije shaba biba bikenewe cyane tubafashe nicyo tubereyeho ariko makuza muri noneho amakuru ye ahubwo buriya uvuze akantu ukoze hasi unyibutse ibuye nendaga kukubaza mujya muganira ni inshuti yawe yego cyane inshuti yanjye yewe naramuganije ariko numva arimo arambwira ituntu tudasobanutse neza ariko nkawe inshuti yawe ahubwo nakubaza nti nta kintu mujya muganiraho ngo wumve ko mu biganiro byanyu hari akananagamo ko kugira icyo yibwira aranakuze harya ntumurusha imyaka 3 gusa muri 3 tubona iminsi myinshi ariko twa tumaze igihe tutabonana n'ukuri yereka waracyura twanga nimba ari kari akazi kanyu shaka ari akazi se karadufata nyine ariko nubwo kaba ari kenshi okay niyo mpamvu utashye kare bashaka munsi noneho kanabuze twagize akazi gake cyane none Kadete ari hehe ko mutazanye mbabarira urambaza ibya Kadete se uramuyobewe mbwira nta makuru icyo utazi ni iki mbwira nuko nta kintu kimwe nzi mbabarira mbwira Kadete yagezeyo sha abari kumwe n'abakire bagenzi ushatse kuvuga iki ukuntu kajya wigira gutyo gusa ikintu kasi ayisya ntabwo ndi kukubeshya nta n'ikintu ajya mbwira maze buriya nyine aba yibereye mu bye nanjye nibereye mu byanjye urabizi murara ku buriri bumwe turara mu buriri bumwe ariko azanjye ngiye akagenda ndikuza subizi urabizi ariko urabizi ko nta kintu nguhisha mbabarira mbwira bimeze bite Kadete urashaka kunkuraho amakuru nta makuru mbwira subizi ko ngira ibanga ntago nta kintu nzamubwira mbabarira mbwira wibeshye ukabivuga mvanda gasumba uko ndetse namwe ntabwo wahasumba icyo cyo namwe bari rumbwiye nyicisha amatsiko shanyino sena arakurabizi ntabwo mbizi nukuri kwima sundi kukurahira nkubeshya we mbwira umukiro muriho ninde ndetse atari boss boss nyiri company mukorera none kirerega baramenyana amafaranga ajya mu yandi ni ibintu byiza biri kujya mu byiza niyo mpamvu mfa ese urakunejeje nyine biraho nyine uramusaza ndamubonye se njyewe kandi njya mbona ari wowe wamushutse njya mbona ari wowe wamushutse se njyewe sinabivuze ko amakuru wari uyafite iyo nkuru iragurishwa ahubwo kurishwa se kwana uretse ko nyine ntabwo nabimubwira
yahita ayibona nabi ariko sha yarabimishe ngewe nkorera amabona ubizi nabyo nzi niba utabizi kuki ubishyigikiye abibwiye nazamushya akaza rero umusaza ahita amumutwara se yanyemerera nawe usiramukeneye dore umaze imyaka 5 ukoze ubukwe nta kantu ujya wumva ashyiramo ko kugira icyo yibwira nabuze muri iyi myaka rego urabona ndimo ndakura nkeneye utwuzukuru oya ejo bundi twari kumwe mu rugo mbona arimo arambwira ati hari ukuntu hari umwari yabonye hariya hari uburyo ashaka kuzabigenzamo buriya no gutegereza tukazareba buriya abana batinya arije batinya base bakatinya kugira icyo bababwira ahubwo bara ujye umugira inama urabona nawe wabikoze neza ariko nawe imyaka yarigiye ariko ujye umugira inama agira ikintu akora abana se kureba buriya n'imyaka bagezemo n'amafaranga bafite hari igihe bagikeneye kuryoshya n'urundi rubyiruko hanze buriya rero mwabana ibintu byo kuryoshya bigiramo ibibazo byinshi nk'ubu urabona kampani arasa nkaho ari we uyiyoboye bivuze yuko niba najya kuryoshya kampani yanjye azayishyira hasi izina ryanjye risebe kandi izina ryanjye muri iki gihugu murabizi ahantu rigeze ku rwego rwo hejuru yego nibyo rwose ndashaka rero yuko nabuze ashaka umugore akagira icyo akagira urwego avaho akajya ku rundi buriya umugore abasha kumukavaringa ntajye muri izo ngeso mbi zishobora no kumutwara amafaranga hato na hato uribuka ukuntu washatse umugore ukahita kampani yawe izamuka ukahita urabyibuka neza urwego wari uriho urabyibuka buriya utangiye kujya urara mu tubari iso kundegera ariko koraho umaze kugera aho ugera wahuriye umugore ni mwiza cyane kuko buriya umudamu rwose ni umuntu mwiza cyane atuma hari urwego uvaho agatuma hari n'urwugeraho bigatuma na bizinesi akutekereje kaguka ugasanga ibintu byose birimo biragenda neza kumenya ubwenge sha ubwo rero nawe muri iyi minsi rwose tegereze wenda hari uburyo azakubwiramo ntawamenya gusa bana bafite amafaranga nka kuriya usanga bo bakijarajara hanze aha urubyiruko ugasanga ni hatari gusa ndabona n'amasaha akuze ndabona hanze hadasa neza burije natwe basaza reka tuba dukeneye kujya kuruhuka reka turebe uko twajya nko mu nzu tuganira mu nzu wenda ese igihe nahereye mvuga gusa nawe ukomeje uvuga umusaza wagize ngo nibyo koko nagize ni papa wa mugabo makuza si umusaza reka ku kazi twarabihinduye nyine kugira ngo batabimenya bose tubita abasaza muba muri kububahira ikofi yawe ubona avugaga n'umuhungu we wa musore ariko inkuru ikomeje kuryoha nubese habyo uriya musore nta mugore agira nta makuru mfite ariko ndebye uburyo nyine baba bameze bitwara urabona nta kintu yikangasa nawe adafite umugore uriya mukobwa arampisha nta kintu akimbwira ariko nyine kubera ko abakozi tubiziranyeho iyo atambutse duhita tuvuga ngo umusaza aba afite akazi semaye kubera amafaranga rero umuntu ufite amafaranga wese kubera kumwubaba bamwise papa bamwise ibiki n'umwana w'uruhinja ngo ni papa njyewe nazi ngo ni umusaza umena uriya muhungu tuba tugira ngo tujijishe igisaza niyo terimo ntacyo ubwo mbimenye nyine gusa nyine imfura ingana na se nawe ntabwo ubona si ibyo akora atari nk'ibyase kandi wabona se kandi ajya gutereta nubwo uba wigize akana keza nyamara mbona mumpisha muranyibeta nimba ari uko nakorana namwe mukampisha utuntu sawa siwe kuba ufite amatiku ni amatiku nanjye mbona ntazi ibyanyu nanjye ntabwo nateretana nashyushye reka ibyo bintu tubireke urakoze kumpa inkuru urarara se ntabwo ndara shawa turaje babarira turaze njya kugusohokana urumva sohokana ufite amafaranga jewe nta kintu ubona nta kintu uri kubona wayakuye he nyine ko meruka ejo bundi uri kurira jewe njye ariko nshobora kuryama nyine nkabyuka ntakizi wazumbaza iki wazumbaza iki usigaye ufite shuka dadi umwe se babiri se ngo watondesheje umurongo ntacyo wabeshyana niganiraga ariko nyine abakobwa se ariko nkareba fresheri uriho babarira njye mukore njye mpfa nzakora nshaje
icyo gukora koko. Ababyeyi badusige sigane na mushiki wanjye nawe bigende gutya koko. Icyo kurya ni nacyo. Nakora iki? Ntagana mu bapasiteri se nawe nakwirirwa mukingiranye hano. Sinzi icyo gukora pe. Se we Garika kubw'Imana ndacyahagaze. Ndamenyesha ko ndabarenze sha. Ntacyo mutagaza mundangize. Garika kubw'Imana ndacyahagaze. Salamareko kubanega iminsi. Ndamenyesha ko ndabarenze muri iki ni iki koko. Sindi hano waje nuba wanarushye koko. Oyi bibireke. Unuba warushye kuko igihe uba wahereye. Nuwo unasonza se basi ngo. Kankureke basi. Jugunye ibyo bintu. Akiri mugati. Nese urashonje? Suvuga ko nta mafaranga nta maronko. Basi niwe najya gusaba koko ku muhanda. Sinabyo n'akazi nako. Nawe ayo kuko amaherezo naya si uzabona birangiye kabisa. So kukubita yaho yafirika. Se kuko nyubaha basi nyubaha nka musaza wawe. Ni wowe wenyine nsigaranye. Umva ni wowe wenyine nsigaranye. Urumva babarira basi unyumve. Turashaka ukuntu nakugenza niyo najya gusaba shaka icyo nakora basi mbone unarya. Ndajya kuramvuga umugati nane n'icyo ndakura. Wenda gushakira ibyo kurya umura. Nanjye ndakuri iki koko? Zakora iki? Mperezo y'ibi bintu nayahe. Niko Alex. Yes daddy. Bimeze bite? Ni neza. Amakuru yawe? Fresh naribi. Bishatse kuvuga iki? Ni neza daddy. Aho uzikabana biki gihe umaze kwangirika koko? Bimeze bite? Ngo ni fresh naribi. Ngo bimeze neza. Nta kibazo. Bimeze neza daddy. Ase ko muri utangiye kwigikirara. Bikize. Ngo iki? Ibyo bipantaro ntabwo ubasha gufata ipantaro ngo ifunge n'umukandara ikomere. Sinambaye se daddy. Ubwo urambaye. Ini nyiri hanze. Genda ndambaye kabisa ntamwe. Ase ko muri ushaka kwigira imbwa shaka. None siri. Ko muri ugiye kwigira imbwa neza. Kareka narengana daddy. Aho usiganywa n'ibitabi. Umvizo zagara wallahi ntago nazijyamo. Zagara no kuvuga? Ibyo by'ibitabi kabisa. Ntabwo unywa itabi? Wapi? Ukora iki? Simva job nkirirwa ahangaha hari ikindi hari ikintu mbonana. Ariko no kuvuga ikinyarwanda byarabananiye neza. Ngo suva job ngo kuzagara ibyo bintu ni ukuvuga iki? Daddy nabirenze ni ibisanzwe. Ariko sha
urabizi sinzi ikiri kugushuka yaba ari nyoko kuriya kuntu agutetesha bikaba bituma ugiye kwigira ikigoryi burundu none se habaye iki dadi neza wigize ikirara usigaye ncano ku muhanda nashye ajya kuvuga ngo umwana wa Kayibanda ngo yananiranye ngo yirirwamo ibitabi ubejo bundi banzanira abuzukura nose nananiranye habaye iki hari tayi bari bambonamo nazagara abantu ko wigize ikirara asi bazamva dadi kabisa ngo dadi aho urabizi niko sha umaze kwireba usigaye ubona tureshya ukandira mu mutwe ukabona turangana pe happy kabisa naguhina nkakugira mugufi none se nakoze iki wallahi nakoze iki ibyo bintu by'ura adashaka gusubira ku murongo ushaka asi wallahi nta cyabaye dadi nta cyabaye nakoze iki se ariko ubundi tujye mu mitsi njye nawe nose yabo tujye mu cyumba njye nawe turebe umugabo nose nakoze iki mu gihe ugitaha mu nzu yanjye ukirya ibyo nahashye uri umwana hano ibintu byo kwigira ingegera no kwigira ibandi ntabwo mbishaka muri no rugo wabyumvise ibyo mubwira uri kubyumva sinzi ikintu nakoze ariko wallahi sinzi none se nakoze icyo mvuga hindura imyitwarire yawe ufite y'ububandi dore ejo bundi ugiye gutangira ujya umena amazu y'abandi nyine iyo myitwarire umbwira ni ibiheze nakoze iki nibye nakoze iki hari indi urivugira ubusa ku musozi niko sha hari indi urivugira ubusa ku musozi ejo bundi bakubonye ba mudugudu ntabwo bagusanze inyuma y'igipangu cyo kwa Gakire uri kunywa ibitabi na abahungu biwe jewe wowe reka jewe kandi sha urananiye ariko urabizi n'ikindi uretse gato ndaje mbaze nyoko wasanga rero byose uri kubitera yarakoroshye se mama yakoze iki ngo nagukorwaho aho ndashaka kubikwereka ko uri umwana wowe utarakura sha hari igihe wireba agatuza ukagira ngo iyo ni imitsi yanyu mba nashoboye kugira umumere gutyo ako dadi ntacyo nakoze ngenda arengana ntacyo wakoze wire gusebya izina ryanjye uzi ko hano mu mudugudu banyubaha ndabizi ariko ntabwo ngenda umva nakoze uzi ko ahantu hose nciye bama agatebe nkicara bati Kayibanda ni umuntu w'umugabo ariko wowe ureba wowe nabyaye navuga ati ugiye kungwa mu ntege uranze neza umbereye imbwa burundu dadi njye ntabwo mbaye imbwa nase nakoze dadi ubusa kavuna umuheto niko wamuginga we nudashyira ubwenge ku murongo ndaje mwere ko ngiye kubigenza sibyo wallahi nese njye ntabwo ndi kubyumva kabisa kubaho ugenda wallahi nk'umusani bitwaye ikisi njye nakoze iki wallahi asubundi ubwo busani bwawe bukungukisha inyungu uri gukuramo ni iyihe uzikwiye kujya tuba abagabo Daddy I'm a last man